Inshuti bakunzi mudukurikira ku YouTube channel Paruwasi Seven Support Gikondo, aho muherereye hose turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha. Ndi kumwe na Joseph Habumukiza. Basuhuje rero, turi hano i Gikondo, murabibona turi mu rugo rukuru, icyicaro gikuru cy'umuryango wa Parutini mu Rwanda, muri Kongo no mu Bubiligi, n'intara yitiriwe umuryango mutagatifu. Twaje gusura Padiri Provinciale mushya, ni Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo, uherutse gutorerwa ubutumwa bwo kuyobora umuryango muri iyo ntara yitiriwe umuryango mutagatifu. Tukaba rero twifuje ko mbere yuko yinjira mu butumwa nyirizina bw'umuryango, twagirana ikiganiro kugira ngo twumve ibyishimo afite, kandi anatumarire amatsiko ku bijyanye n'uburyo abapadiri binjira mu butumwa nk'ubu ngubu, ndetse anatubwire n'uburyo yakirwa ubutumwa, n'uburyo yabaye muri Paruwasi ya Gikondo, dore ko yatumaranye igihe ari padiri mukuru wa Paruwasi ya Gikondo. Murakoze, ndabashuhuje mwese mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, nimugire amahoro, ibyishimo n'umunezero bituruka ku ijuru, kandi nkomeje kwifuriza ibyiza byose bituruka ku Mana. Murakoze nyakubahwa Padiri. Mbere ko twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi, twagira ngo uko mumaze kudusuhuza no gusuhuza inshuti zacu hirya no hino, mutangirane n'isengesho kugira ngo ikiganiro cyacu kibe ikiganiro koko kiyobowe na Roho Mutagatifu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, Izina izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura uduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Dawe mwiza, twongeye kugushimira ibyiza byose ukomeza kutugirira. Tugushimiye aka kanya duhaye guhura nk'abavandimwe, turagusaba umugisha wawe, umugisha kuri twe duteraniye hano no ku bacu bose. Twohereze Roho Mutagatifu atumurikire kandi atuyobore, maze ibyo tuza kuvuga muri iki kiganiro byose, ibyo tuza gusangira, bize kutwegereza ubwiza bwawe, kandi bidufashe kurushaho kunga ubuvandimwe. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganya imitima y'abakwemera bagukunde, wohereza Roho wawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana yamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunyurwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Nawe Bikira Mariya mubyeyi wacu, mubyeyi w'Imana wa Kiliziya, twagusigiwe na Yezu Kristo ngo utubere umubyeyi tukubere abana. Turagutumiye, ngwino ubane natwe, utaramane natwe, dushyire mu gishuko cyawe gitagatifu, maze ibyo tuza kuvuga byose no gusangira bize kutwegereza ubwiza bw'Imana, kandi dufashe kurushaho kumenya no gukora ugushaka k'umwana wawe mu buzima bwacu. Tubiseye tugira tuti: ndakuramutsa Mariya, wuje muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje usabira twabanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Yehova Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wowe n'ubu n'iteka ryose. Mwamikazi wa Kibeho, Dusabire. Mwamikazi w'amahoro, Dusabire. Mwamikazi w'intumwa, Dusabire. Yozefu Mutagatifu, Dusabire. Isenti Paruti Mutagatifu, Dusabire. batagatifu namwe batagatifukazi b'Imana. Dusabire. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze nyakubahwa Padiri. Inshuti bakunze rero ko twatangiye tubivuga, turi hano ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Parutini mu ntara yitiriwe umuryango mutagatifu. Tukaba twaje kuganira na Padiri Provinciale mushya, bivuze ko ari padiri mukuru kuri uyu muryango muri aka karere twahoze tuvuga, mu ntara yitiriwe umuryango mutagatifu. Padiri Nsabimana Jean Pierre rero mwari musanzwe mumenyereye, ari padiri mukuru wa Paruwasi ya Gikondo. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi kuri biogarafi ye, ku mateka ye, ariko twakibutsa ko ni padiri w'umuryango wa Parutini, uzwi ku izina ry'umuryango w'iyamamazabutumwa gatolika, uzwi ku izina rya Parutini. Akaba yari ubusaseredoti ku itariki ya 12 z'ukwa gatanu umwaka w'2001. Icyo gihe rero yagiye ahabwa ubutumwa hirya no hino n'umuryango, aho yagiye
yabanje kubaho ubutumwa, yahawe ubutumwa mu Ruhango nka vicaire wa paruwasi, ajya kubaho ubutumwa, umuryango ubutumwa bwo kuba econome regional adjoint w'umuryango, yongera kugaruka ahabwa ubutumwa muri Paroti Presse, yakuriye icapiro ya Paroti Presse hano i Gikondo, yongera guhabwa ubutumwa aba econome general w'umuryango, econome general w'umuryango regional. Nyuma yaho yasubiye mu Ruhango aho yabaye lecteur w'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe hariya mu Ruhango, ahava rero mu mwaka w'ibihumbi 2022 aza kuba i Gikondo nka padiri mukuru. Aha ngaha niho twamenyaniye ku buryo bwimbitse, ari padiri mukuru, twari tumaranye imyaka 4 kuva 2022 kugeza ejo bundi 2022 Mutarama, aho umuryango wamuhaye ubutumwa bwo guhagararira umuryango mu ntara yitiriwe umuryango mutagatifu, ni ukuvuga intara ihuriweho n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi. Nyakubahwa Padiri, tubanje kwifuriza ubutumwa bwiza. Murakoze. Murakoze cyane Nyakubahwa Padiri. Turatangirana no kwibutsa ubutumwa mwahawe n'umuryango ku itariki 22 Mutarama, hakaba hari ku munsi mukuru wa Mutagatifu Vincent Paroti. Izo mpurirane zigize icyo bivuga mu buzima bwanyu ndetse no ku nshingano mwahawe. Umuryango rero, ubuyobozi bw'umuryango ku rwego rw'isi i Roma bukaba bwashyize ahagaragara itangazo ryemeza ko inama y'ubuyobozi y'umuryango mu ntara y'umuryango mutagatifu mukuriye, iyo nama nkuru, iyo nama y'ubuyobozi ikaba yaremejwe n'umuryango, mukaba muyikuriye nka padiri provincial, lecteur provincial, mufatanyije na bagenzi banyu bitwa bahawe izina rya ba consulteur. Nyuma y'iyo tariki kandi, itariki ya 29 Mutarama, igihe gito muhawe ubutumwa, mwakoze umuhango w'ihererekanyabubasha na mugenzi wawe Padiri Eugene wari usanzwe ari padiri provincial w'umuryango. Itariki ya 7 z'ukwa kabiri, paruwasi ya Gikondo mwari mukuriye ihabwa umuyobozi mushya, padiri mukuru mushya, Padiri Dominico Tumaini, waje kubakorera mu Ngata. Mu ijoro ryakeye, ku mugoroba w'ijoro ryakeye, habaye umuhango wo kumushyikiriza ibyangombwa bita handover, cyangwa se umuhango w'ihererekanyabubasha n'ubutumwa, aho mwamugaragarije ko noneho ahawe ibyangombwa bimwinjiza mu butumwa muri paruwasi ya Gikondo nka padiri mukuru. Twifuje rero kuganira namwe mbere y'uko mwinjira mu nshingano nyirizina z'umuryango, kugira ngo mugire icyo mutangariza muri ibi bihe mwahawe inshingano nshya. Nyuma rero y'iyo nkuru yatangajwe ku itariki ya 22 Mutarama, twagira ngo tubabaze muri rusange ko mwakiriye iyo nkuru ibemeza nka padiri provincial muri aka karere, ukuriye umuryango muri aka karere. Muri make tukimara kumva iyo nkuru byadushimishije, harimo ibyishimo ariko kandi harimo n'igihunga, cyane cyane kubera ko umuntu aba azi ko ubutumwa bumutegereje ni ubutumwa buba butoroshye, ubutumwa buremereye bwo kuyobora umuryango, ariko kandi umuntu akabikora ndetse no mu kwemera no mu kwizera. Nubwo icyo gihunga kiba gihari bwose, umuntu akizera ko, akaba afite mu miringiro yacu n'amizero yacu ko atari ubutumwa bukorwa n'umuntu gusa, ahubwo ko uwadutoye ari we uzabudushoboza. Abivuga kenshi ko Imana idatora abashoboye, ahubwo itora ishoboza abo yatoye. Nako ngaho rero natwe bituma tugira icyizere kandi tugira
twumva dukomeye ko ubwo butumwa tutazabukora twenyine, tuzabukora tuyobowe na Roho Mutagatifu, maze uwadutoye akatubwira icyo gukora natwe tukagikurikiza. Hakaba rero harimo n'ibyishimo nyine by'uko uba ubonye abavandimwe bawe bakugiriye icyizere kugira ngo bagutore cyangwa basabe kugira ngo mukomeze ubwo butumwa tutagiye gutangira bwa mbere busanzweho, dukomeza aho abandi bari bagejeje mu kuyobora umuryango wacu. Navuga rero muri makeya ko umuntu abyakirana ibyishimo, harimo n'igihunga, ariko harimo n'amiringiro n'amizero y'uko ntabwo ari ubutumwa bwacu n'ubutumwa bw'Imana n'ubwa Kiliziya, Yezu Kristo ubwe azadufasha kuburangiza. Yezu Kristo ubwe azabafasha kuwurangiza. Ni amahirwe rero kuba twebwe twarabanye utubereye padiri mukuru, noneho tukagira n'ayo mahirwe yo kuba mwarazamutse mukaba mukuriye umuryango muri iyi ntara. Twagira ngo bimwe mu bibazo by'amatsiko twajyaga twibaza, twabonaga bajyaho padiri provincial agasimburwa n'undi, ntitumenye uko bikorwa, ntitumenye inzira binyuramo. Uyu munsi tukaba twifuje kugira ngo mutumare amatsiko ku nzira, kugira ngo inzira zose zinyura kugira ngo padiri abe provincial yemezwe n'umuryango. Inkuru yemeza itorwa ryanyu yaje ikurikira amatora yabaye ku rwego rwa province Sainte Famille, uvuga ku rwego rw'intara y'umuryango mutagatifu. Ese ni bande batora? Batora nde? Ese buri wese aba ashobora kwiyamamaza cyangwa se haba haragenwe abakandida mbere? Muri Kiliziya nta kajagari kabamo. Kiliziya buriya iyoborwa na Roho Mutagatifu, iyoborwa n'Imana n'urukundo, ariko kandi hakaba hari n'amategeko cyangwa n'amabwiriza agenda agenga buri muryango. Umuryango wacu rero nawo ni umuryango umaze imyaka myinshi, nawo ufite uburyo uyoborwa. Hakaba rero muri ibyo bice nyine by'intara zitandukanye, hari uburyo bwateganyijwe n'umuryango wo gutora cyangwa bwo kugena abazayobora umuryango. Muri make ni uko habaho amatora, hatora abande, hatora abaparote bose, bashobora kuba ari abafureri cyangwa ari abapadiri cyangwa se ari n'abadiyakoni bakoze amasezerano ya burundu umuryango wacu. Iyo umaze gukora amasezerano ya burundu, ibyo bita vœu perpétuel, la consécration perpétuelle, uba ufite uburenganzira noneho bwo gutora. Ayo matora rero twahita ngo ni amatora consultative, kuko tugatora, hakabanza gutora bwa mbere buri wese ari umukandida, hanyuma basohotse nk'abakandida, iyo wumva udashaka kujya gukomeza kuba ku ilisite, urandika ukavuga ko wowe wumva udashaka umukandida, ukava ku ilisite. Baduha igihe gihagije cyo kugira ngo uwumva atifuza gukomeza kujya kuri iyo lisite y'abakandida, ni uburenganzira bwe kuba yabuvaho. Hanyuma rero nyuma y'uko kwezi byarangira, abasigaye batavuye kuri iyo lisite, noneho tugatora ikindi gice cya nyuma, navuga ngo niyo matora noneho aba ari aya nyuma. Twebwe rero mu muryango wacu, mu ntara yacu tubanza gutora provincial wenyine. Twamara kumutora, amatora twatoye tuyohereza ku cyicaro gikuru cy'umuryango i Roma. Roma rero nibo bagomba kwiyemeza. Ibyo ngibyo hakaba harimo impamvu nyinshi, nuko harimo uburyo bwinshi bashobora kuba bibaye na ngombwa, bashobora kubasaba kongera gusubiramo, bibaye ngombwa n'uwo mwatoye, bamwe batoye bashobora kutamwemeza. Haba harimo ubushishozi bwinshi, haba harimo no gusenga kwinshi kugira ngo ibyo dukora ntibibe gusa ibikorwa by'abantu, ahubwo biyoborwe na Roho Mutagatifu. Navuga rero ngo hatora Imana, hanyuma nyine bikaza no kwemezwa n'abakuru b'umuryango ko ibintu byanyuze mu mucyo, hanyuma bakabona kwemeza uwatowe. Iyo turangije rero igice cya gutora provincial, noneho twongera gukurikizaho igice cy'abajyanama be, abo twita les consulteurs. Nabo ni nk'uko nguko, abatashaka kujya ku lisite barandika bakavaho, abiyemeje kugumaho noneho tukabatora. Nabo abatowe twohereza ibyo byose i Roma, noneho abakuru b'umuryango mu bushishozi bwabo na nyuma yo gusenga no kubiragiza Imana, bakavuga ku mugaragaro rero abagiye kuba abajyanama n'umuyobozi mukuru. Ngibyo muri makeya uko bigenda. Buri muryango wose, buri congregation yose iba ifite uburyo bwayo yagennye, bukemezwa na Kiliziya, bukemezwa n'inama nkuru yabo y'ukuntu amatora agomba kugenda. Twajyaga twibaza impamvu twumva tugiye kujya mu matora mudusabire, tukabona bimaze igihe kirekire, tukibaza ese barananiwe gutora, bo bananiwe kumvikana, none twumvise inzira binyuramo.
ariko nanone akabazo k'amatsiko njye kwa padiri provincial, nk'iyo conseil général itagize uwo yemeza mu babandi batowe, ndetse ntigire wenda ntinasabe ko wenda amatorwa asubirwamo, ese hashobora ko ishobora kugena padiri kuri urwo rwego rwa provincial ikamugena ikamunoma? Ntabwo birabaho cyane, ntibirakunze kubaho, ariko biramutse bibaye byashoboka. Inama nkuru conseil général ifite uburenganzira bwo kuba yanoma abantu, ariko abo ngabo icyo gihe baba ari abo mu nzibacyuho, bakayobora iyo nzibacyuho kugeza igihe bazongera gutangirwa processus nshyashya, bikaba byashoboka. Hari n'igihe byigeze kubaho mu ntara zimwe na zimwe, iwacu ntibiraba, yuko basaba ku buyobozi bwariho bwose buba buhagaze, bakaba bashyizeho noneho inzibacyuho izaba iri gutegura noneho amatora azaza. Byashoboka, ariko iwacu ntibirageraho kandi ntibikabe. Ntibikabe. Mu bagize inama y'ubuyobozi mu ntara twabonye mwebwe babise lecteur provincial, abandi babita les consulteurs. Kugira ngo mutumare amatsiko, ahandi mu makomite asanzwe, haba mu nama nkuru za paruwase, ni ukuvuga ati visi wenda president, visi secrétaire, ushinzwe umutungo, abakonsuliteri bo mu mvugo isa naho yoroheje kugira ngo tuyumve kimwe, abakonsuliteri tukabagereranya n'abandi mu nama yanyu y'ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo umuryango ugira umuyobozi, haba hari umuyobozi uyobora, ariko kandi uwo muyobozi ntayobore wenyine, akagira nawe yifashisha abantu. Ubwo urumva amazina agenda atandukanye, harimo ababita abakonseye, harimo abita abakonsuliteri. Ni ukuvuga ngo ni abajyanama mu yandi magambo b'umuyobozi mukuru. N'iwacu ariko buriya abajyanama nabo barimo ibice. Hari uwo bita premier consulteur, umujyanama wa mbere, uwo ni bamwita vicaire provincial cyangwa vice provincial, ni uwungirije provincial. Nawe tumwita, nawe itegeko rivuga ko nawe ari mu bayobozi bakuru, abo bita superieur majeur. Abandi rero ni nk'abajyanama, ariko ntabwo twabita abakonseye gusa, ntabwo kubagira inama gusa, ntabwo kubakuru, ntabwo ari abajyanama gusa, hariho n'akandi ko kugira ngo bafashe umuyobozi mu miyoborere ye no mu mishishoreze ye, kugira ngo kizabe ibitekerezo bizavamo bizabe koko bishishojwe, bizabe bifite ireme, atari ukuvuga wenda ngo ni umuntu umwe ushobora kuba yakwibeshya aha ngaha n'aha ngaha, akaba afite n'abandi bamufasha bayoborana. Mu buzima busanzwe rero twabita nk'ahandi hose abakonseye, ariko twebwe iwacu ils sont plus que les conseillers, sont des consulteurs. Ntabwo ari ukukugira inama gusa, ahubwo ni no kugufasha muri ubwo buyobozi, kugira ngo twiyambaje twese ngaho mutagatifu tubashe kumenya ugushaka kw'Imana mu byo dukora. Turacyari mu tubazo tw'amatsiko. Akandi kabazo k'amatsiko, ese abapadiri basoje ubutumwa kuri urwo rwego rwo kuba provincial, lecteur provincial, baba nabo bashobora kwemererwa gutanga candidature muri cya gihe? Nta kibazo rwose, iwacu ubundi dukora, hari ibyo bita manda. Manda rero tugira manda y'imyaka 3, ishobora gusubirwamo kugeza inshuro 3. Ntawe urenze imyaka 9, kereka iyo habaye ikibazo kindi cyangwa byagenze ukundi, ariko ubundi itegeko riteganya imanda y'imyaka 3 ishobora kongerwa inshuro 3. Abazajya bashobora kugaruka wenda nyuma y'iyo manda. Tuvuge nka buriya padiri provincial mushyashya uwo dusimburanye yarakoze manda 3, yarazikonoje, kuko ni 3, reka harahinduye itegeko nshinga kandi nabwo ntibyemerwa. Icyo gihe rero we ntabwo ashobora kongera gutanga candidature, ariko nkeka ko hashize igihe ashobora kongera kugaruka. Ntabwo mbizi, ubwo nanjye nazabaza neza amatora uko bigenda, ariko numva ko nyuma y'igihe runaka nawe ashobora kongera kugarukamo, akaba yakongera gutorwa. Murakoze. Mutorewe kuyobora province y'intara y'umuryango mutagatifu, mwari musanzwe mwungirije padiri provincial. Twavuga ko rero mwinjiye mu nshingano mumenyereye, cyangwa se mu nzu musanzwe muzi ibyumba ndetse n'imfuruka zose, ku buryo hagize uwavuga ko ubutumwa muhawe bworoshye, yaba yibeshye. Nta butumwa bworoha bubaho, nta butumwa bworoha buhari, ariko ibyo muvuga nibyo.
uwo nsimbuye uwo dusimburanye kuri manda ebyiri ni njye wari umwungirije. Ngo manda ya mbere nari premier consulteur na manda yindi ya gatatu nayo yari premier consulteur, mu myaka 6 yose nari mwungirije. Ariko ntabwo umuntu yavuga ngo ubutumwa buroroshye kuko umuyobozi aba ari umuyobozi. Hari n'ibyo we abazi abandi badakeneye batari ngombwa ko bamenya abakonsuliteri, ariko navuga ko 80% 90% kuko dukorera hamwe iteka ryose muri iyo nama yacu nkuru y'ubuyobozi, ibyinshi umuntu aba abizi. Gusa nyine iyo ntebe y'ubuyobozi wo wicayeho ibitandukanye niyo ngiye wari ufite yo kuba umujyanama, noneho kubera ko imyanzuro ya nyuma ari ugomba kuyifata cyangwa kwishyiraho umukono, harimo rero itandukanyirizo, ariko kandi harimo naho bihuriye cyane. Ku bijyanye rero na ekipe muzakorana n'abagize inama y'ubuyobozi, ni iki mutegereje ku bavandimwe mufatanije kuyobora umuryango muri iyi manda ya mbere? Ngira ngo icyo mbategerejeho ni ubufatanye, ni ubwitange, ni ugushyira hamwe, kandi ngira ngo abo tugiye gukorana muri iyi manda bane bose twari kumwe. Hari ikipe twari dusanzwe dukorana hamwe, harimo icyo kintu cyo gushyira hamwe, icyo kintu cyo gufashanyiriza hamwe. Ngira ngo rero icyo kintu cyarabaye muri manda turangije, nkaba rero icyo nifuza kuri aba ngaba tugiye gutangirana nyine tugiye gukomezanya ni uko gushyira hamwe, ni uko kurushaho kugirana inama, ni uko kurushaho gufashanya muri byose. Nkaba nizera rero ntashidikanya ko tuzabigeraho, kuko izi manda ebyiri zose twari turangije za nyuma twari kumwe nabo, abenshi twarakoranye, kandi nizera ko bafite ubushake n'umuhate wo kuzagira ngo turangize neza ubutumwa bwacu. Mwatowe n'abavandimwe musangiye ubutumwa mu muryango, ni iki noneho mwumva mutegereje ku bandi bavandimwe, twavuga bene paruti, haba mu ntara muyobora cyangwa se aho bene paruti bose bari? Bene paruti icyo numva mbifuzaho kandi mbategerejeho ni umuhamagaro wacu. Paruti niwe utubwira ko mwumve ko mwahamagariwe kuba intumwa z'Imana. Avuga ko umuntu wabatijwe wese icyo ahamagariwe no kuba intumwa y'Imana, ahamagariwe kurushaho gushimangira ukwemera, kukwamamaza hose, no kurushaho kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Bene paruti rero ngira ngo ikintu mbasaba cyane kandi tubategerejeho muri iyi minsi ni ugukomeza aho abandi bageze, ko ntabwo ari twebwe ba mbere tugiye gutangira umuryango waratangiye, nta n'umuntu ukora ibyo undi yakoze, tugiye gukomeza aho abandi bari bageze. Ni ukubasaba rero gukomeza nyine uwo murava n'uwo mwete n'umuhate wo kugira ngo dukomeze twubake umuryango wacu, dukomeze twubake kiliziya yacu, dukomeze twubake ingo zacu, ibihugu byacu, turushaho gushimangira ukwemera, cyane cyane muri iki gihe kubona ko ukwemera kurimo kurajegajega, kurimo kuragirwa amajanja n'imijugujugu iva hirya no hino. Gushimangira uko kwemera, ukwamamaza hose, ariko byose bikarangwa n'urukundo. Paruti yarakomeye cyane cyane ku kintu cy'urukundo, avuga ati ibyo nakora byose bitarimo urukundo ntacyo byayimaze. Rero ndasaba abavandimwe banje kugira ngo turusheho gukora gushimangira uko kwemera, kurushaho kwinjira muri urwo rukundo, kurushaho gushyira hamwe, kuko buriya akarusho k'abaparutini ntabwo ari ibyo dukora, kuko ibyo dukora n'abandi bose nibyo bakora, ahubwo ni uburyo tubikora. Uburyo rero nibyo paruti yatubwiye, c'est ensemble, c'est la collaboration, c'est la coopération, gushyira hamwe, gufatanyiriza hamwe. Icyo kintu paruti yifuzaga. Rero ndasaba ubufatanye, ndasaba gushyira hamwe mu bavandimwe bacu dusangiye ibanga, dusangiye umuryango, kandi ngo abagiye hamwe n'Imana irabasanga, kugira ngo twubake umuryango, twubake kiliziya yacu, twubake ibihugu byacu, kandi ntabwo turi twenyine, na Yesu yatwemeye ko ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Mwatubwiye ko mwakiriye ubutumwa bwemeza ko muri mu bagize cyangwa se mukuriye inama y'ubuyobozi y'intara, mwabwakiranye ubwo butumwa, mwabwakiranye ibyishimo uvanze n'igihunga. Icyo gihunga mwumva mugitewe n'iki? Hari ikintu gikomeye mwumva aho muvuga ati hariya hantu harakomeye? Igihunga cyo nta handi kiva ku buremere ubwabyo bw'ubutumwa. Kubwira ngo ugiye kuba umuyobozi wo kuyobora abana b'Imana, ugiye kuyobora umuryango w'Imana, ugiye kurushaho kuberera imbuto, ugiye kurushaho kubafasha kugira ngo biyubake, bubake n'abandi, ntabwo ari ubutumwa bworoshye. Cyane cyane ko nk'uko nahoze mbivuga, nyine kiliziya yacu muri iki gihe iragirwa imijugujugu hirya no hino, ukwemera kuragisa kumugera nko gukendera,
ubuzima bubona bwarahindutse ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubu butumwa rero nubwo butumwa bwo kuvuga ni ugutorerwa gushimangira ukwemera, fortifier les autres mes frères dans la foi, kubakomeza mu kwemera. Ubwo rero kuri iki gihe uko kwemera kurimo kugerwa amajanja, guterwa ibijugujugu hirya no hino, ntabwo ari ubutumwa bworoshye. Ariko nubwo bwose nk'uko nabivuze nyine butera igihunga, ariko umuntu akagira n'amiringiro n'amizero ko uwadutoye, uwadutumye ari kumwe natwe ntabwo azadutererana. Mubaye padiri provincial rero, mwari padiri mukuru wa paruwasi Gikondo, mwari mumazemo imyaka 4 muri ubwo butumwa. Mwatubwira uko ubutumwa bwanyu bwagenze muri make muri paruwasi Gikondo, imyaka 4 mumaze muri umuyobozi mukuru wa paruwasi, uko mbese mwumvaga Gikondo mbere mutarayigeramo, mutaraba umuyobozi padiri mukuru, uko mwayisanze, uko mwakoranye ndetse n'uko muyisize. Navuga ko nkiza bwa mbere Gikondo naza mfite ubwoba nk'ubwo nari mfite ubu ngubu, kuko icyo gihe Gikondo bari mu gihe bamaze gutaha kiliziya nshyashya, hari ikintu cy'ideni rya banki, imyenda ari kuri paruwasi, ubona abantu benshi bahungabanye, kuko banakubwira iyo myenda ukuntu ingana, nanjye nkumva ndahungabanye. Naje rero mfite ubwoba, ariko ikintu cyanshimishije nkihagera bwa mbere bakinyakira, hari disikuru bavuze zandemye agatima. Noneho nabona icyizere n'ubushake abantu bafite, navuga nta abantu kuki badafite ubwoba kandi bafite umwenda ukomeye hejuru yabo. Ariko bari bafite ikintu cyo kuvuga ngo tuzashyira hamwe, hariho gahunda bagiye bateganya, harimo gahunda y'itafari n'ibindi. Noneho ndavuga nta mpamvu yo kugira ubwoba, nginjiramo rero nsanga n'abandi bose bariteguye. Ikintu kinshimishije rero, cyanshimishije cyane Gikondo, ni ugushyira hamwe, ni ugushyira hamwe, ni ubwitange bw'abakristu, ni ubwitange bw'abayobozi babo, ni ubwitange bw'inama nkuru ya paruwasi. Abo bantu twese twarakoranye kandi tugahuriza hamwe ibitekerezo, tuza gusanga ko bya bindi byari biteye ubwoba, dushyize hamwe twese twazabirangiza. Kandi koko byarabaye, turangije nyine iki cyiciro cyacu kivi cyacu wa mwenda tuwushoje, ndetse twiyubakiye n'ishuri rya kijyambere, dufite n'ibindi bikorwa byinshi by'iterambere. Nta handi ngira ngo byavuye mu gushyira hamwe, byavuye mu kwitanga, byavuye mu kurushaho nyine guhuriza hamwe ibyo bitekerezo. Ikintu rero kinshimishije mvuye Gikondo mfite, ni ubwo bwitange, ni uwo muhate, ni uko gushyira hamwe kw'abakristo b'Igikondo, bumva ko bageze ahantu bumvise ko kiliziya ari iyabo, aribo bagomba kuyiyubakira, kandi bagashyira hamwe. Ndetse akarusho kaho ni ugushimira les intellectuels, abanyabwenge, impuguke. Handi tugeraho tugasanga kiliziya kenshi abaza gusenga niba abantu nyine baciriritse, Gikondo ntabwo ariko bimeze. Baba abanyabwenge, les intellectuels, baba nyamafaranga, baba bakire, baba abayobozi ku nzego zose, usanga bitabira imirimo ya kiliziya n'ubutumwa bwa kiliziya. Aho bose rero bashyize hamwe, habamo ikintu gishimishije cyane. Uyu munsi rero ntashye mvuye muri Gikondo nishimye, nshimishijwe n'ubwo bwitange, n'uwo muhate w'abakristu, n'uko kwemera navuga ngo kwashinze imizi, kandi bigatuma abantu babasha kugera kure nk'aho paruwasi ya Gikondo igeze kuri uyu munsi. Ikintu kimwe cyangwa bibiri wumva muzajya mwibuka mu butumwa bwanyu mwakoreye Gikondo nka nostalgie, mutazibagirwa mu butumwa bwanyu mwakoreye Gikondo? Navuga ko muri rusange abanyagikondo nzabakumbura, ariko n'ubundi nzaba ndi hano Gikondo, tuzajya tubana kenshi. Nzabakumbura kuko bambereye abavandimwe beza, navuga ngo banyereye imbuto. Ubu mpagaze aha ngaha ntashidikanya ko ubukristo bushoboka. Ubukristo burashoboka, ukwemera kurashoboka, ubuvandimwe burashoboka. Ibyo byose nabibonye i Gikondo. Navuga ngo nakozeho n'intoki zanjye, j'ai touché par mes mains ku bukristo, ukwemera, ku kwizera. Ukuntu twahuraga mu miryango remezo, ukuntu twahuraga mu mpizamiryango remezo, ukuntu twahuriraga muri kiliziya tugahimbaza, ukuntu twahuriraga mu nama nyunguranabitekerezo, ugasanga abantu bose bashyize hamwe bari gufite umurava, hakavamo ibikorwa byiza. Nzakumbura ukuntu twajyaga twicara tugakora imishinga, tukawutegurira hamwe, tukawukorera hamwe, tukazawevarira hamwe, tukawishimira hamwe. Icyo kintu nzagikumbura cyane, ubwo bwitange bw'abanyagikondo, nuko kwemera kwabo no guhimbaza Imana bumva banyuzwe bishimye. Nzabikumbura, ariko kubera ko nzaba ndi hafi, nizera ko tuzabikomezanya. Mwaraye rero mukoze ihererekanyabubasha n'ihererekanyabutumwa na Padiri Dominique uje kubakorera mu Ngata.
Nsubiye inyuma gato, ubwo mwazaga muri 2022 batubwiye ukuntu kubona umuntu usimbura Padiri Rwasa Imana imuhe iruhuko ridashira byabanje kugorana. None mwarimo mukoze ihererekanyabubasha na Padiri Dominique Tumaine, kumubona byabanje kubagora, cyabaye ikintu cyoroshye cyangwa byabanje kubagora nk'uko namwe byabanje kugorana kugira ngo babone? ngira ngo Gikondo nta kindi ndiruta abandi nuko ni paruwasi yo mu mujyi. Abanyagikondo ni abanyamujyi, abanyagikondo ni abantu bamaze kurushaho gutera imbere mu kwemera no mu kwizera. Rimwe na rimwe rero umuntu mu muryango we wicara uravuga ati ntabwo abantu bagomba gusubira inyuma, ahubwo iteka ryose tugomba kubashakira umuntu uzabateza imbere. Kugorana ntabwo nabyita ko bigorana cyane, ariko ni ukuvuga ngo hagomba ubushishozi buhagije, gushaka umuntu uzaza gufasha, uzaza kwinjira muri iyo ntumbero y'abakristu, muri iryo shyaka bafite, muri uwo muhate wo kwiyubakira kiliziya no kubaka igihugu cyacu no kwiyubaka ubwabo, ukabashakira umuntu uzaza kubafasha kugira ngo batazasubira inyuma ahubwo bazagenda imbere. Niyo mpamvu rero natwe dushakisha uzaza kudufasha. Ntabwo navuga ko byatugoye cyane kuko abapadiri benshi turabafite, abitanga benshi barahari, gusa ahubwo nuko haba hari n'ibindi umuntu agomba kureba ku ruhande, haba harimwo yenda utarangiza ikivi cye, haba harimwo ufite n'ibindi ari gukora hirya no hino, kugira ngo ubone umuntu uza ako kanya ntabwo biba byoroshye, ariko iyo umuryango wicaye hamwe muri bwa bushishozi umuntu araboneka. Kandi nishimira umupadiri ugiye kukomereza aho twari tugeze. Ubundi narahamusanze, twari twarakoranye igihe gito, abapadiri mukuru wa Ruhango, nizera rero ntashidikanya ko azakomeza neza ubu butumwa kuko asanzwe abuzi, yabubayemo, kandi nawe n'umugabo tuzi ko ufite ishyaka, ufite ukwemera, ufite urukundo, kandi ushaka gufatanya n'abandi kugira ngo twubake kiliziya yacu. Murakoze. Ni hehe mwasaba rero nyakubahwa padiri mukuru mushya uje kwakurira mu ngata, niki mwamusaba cyangwa ni hehe mwamusaba gushyira ingufu no kuzibanda mu butumwa yashinzwe? Padiri mukuru mushya uje, ahantu numva musaba ko yashyira ingufu zihagije n'imbaraga nyinshi ni mu muryango remezo, kugira ngo imiryango remezo yongere ikomere, ikurusheho gukomera, irusheho gutera imbere, kuko burya niho ubukristo butangirira, imiryango remezo. Hanyuma nimara gukomera bizafasha abakristo kugira ngo babashe kwiyubaka. Muri paruwasi ya Gikondo dufite gahunda ebyiri numva zizarushaho kudufasha nyine kugira ngo paruwasi ikomeze itere imbere. Iya mbere iravuga ngo byose na bose mu isangirabuzima. Ibyo dukora byose tubikorere mu isangirabuzima, duhereye mu muryango remezo, duhereye mu mpuzamiryango remezo, tugeze muri santarari zacu, tugeze muri paruwasi zacu na komisiyo yose, byose na bose mu isangirabuzima. Duhere mu miryango remezo dusangire ubuzima, duhere mu buzima bwacu busanzwe bw'abantu baturanye, ahasigaye twiyubake. Nashyira imbaraga aho ngaho rero reka ko azabona imbaraga zihagije zo kugira ngo akomeze kwiyubaka. Indi gahunda ya kabiri ni isaha y'umuryango. Muri paruwasi ya Gikondo dufite iyo ntumbero, dufite iyo gahunda yo kurushaho kwibanda ku muryango, kuko umuryango niwo gicumbi cya byose. Umuryango niwo gicumbi, niho byose bitangirira. Twari twashyizeho rero eshatu: ijambo, ifunguro n'isengesho, kugira ngo abari mu muryango babashe kubona igihe cyo kwicara hamwe, baganire, basengere hamwe, banasangire. Bizatuma ingo zacu zirushaho gukomera, noneho ingo zacu niziba zikomeye, n'abazava muri izo ngo bazajya kubaka kiliziya, bajya kubaka n'ibindi byose bahereye aho ngaho. Rero izo ngingo ebyiri, gushyira imbaraga mu muryango remezo, gushyira imbaraga muri gahunda y'umuryango y'urugo, nkeka ko bizamufasha kugira ngo iparuwasi yacu ikomeze itere imbere. Icya gatatu nakongeraho ni iterambere rya paruwasi. Ubu tugeze ahantu twumva tugomba gukomeza gutera imbere ku nzego zose, haba ku rwego rwa roho, haba ku rwego rw'umubiri, haba ku rwego rw'ibikorwa remezo. Tugashaka iterambere ridufasha kugira ngo dukomeze gushinga imizi mu kwemera kwacu, dukomeze kurushaho kwiyubaka mu byo dukora n'aho turi hose. Ibyo rero numva ko padiri mushya naza akabishyiramo imbaraga, tuzarushaho kugera kure. Tugana ku musozo rero, nyakubahwa padiri provincial, nk'umuntu mwabanye n'abakristu, padiri mukuru, abakristu b'Igikondo ndetse bavuga n'abaturage bose ba Gikondo, ni iki mwababwira nk'inama cyangwa se impanuro mu bijyanye n'uko mwabanye, uko mwababonye, n'uko bazakorana na padiri mukuru uje kubakorera mu ngata?
muri rusange abakristo b'Igikondo ndabashimira cyane cyane ku ntambwe bamaze gutera mu kwemera. Ubutumwa bwacu ni ukuza tubashimangira mu kwemera. Twebwe tuza turi nka padiri mukuru mukabana warangiza ukagenda hakaza undi bagasigara. Ndakomeza rero kubashishikariza gukomeza gushimangira ukwemera kwabo, gukomeza gushyira hamwe, gukomeza kwiyubaka mu miryango remezo, gukomeza kubaka kiliziya yabo, gukomeza kurushaho no kugaragaza ibikorwa by'urukundo n'ibyo bikorwa by'iterambere. Nkeka ko ikintu cyadufashije cyane kandi gikomeza gufasha abakristo bacu b'Igikondo nicyo kintu cyo gukora mu kwemera, nicyo kintu cyo gushyira hamwe, nicyo kintu cyo kugira ishyaka ryo gukunda kiliziya, kumva ko kiliziya ari iyacu ariko tugomba kuyubaka. Ibyo byose ubwo nibaramuka babikoze bagafatanya n'abayobozi babo, bagafatanya na padiri mukuru ndetse n'abamwungirije, inama nkuru ya paruwasi igakomeza igashyira hamwe uko twabigenzaga, inama nkuru ya paruwasi igakomeza kugira ibyo bitekerezo by'iterambere, igakomeza izo gahunda zo kurushaho gushimangira ukwemera, haba mu miryango remezo, haba mu mpuza, haba muri gahunda zitandukanye za paruwasi. Ubu ngubu noneho tugeze mu gihe cyiza cya yubile, turi muri yubile ya diyoseze, umwaka utaha tuzakora yubile ya paruwasi yacu imyaka 50 imaze ishinzwe. Izo zose ni igihe, ni okaziyo nziza zo kugira ngo tubyaze umusaruro. Ndifuriza rero abakristo ba Gikondo ko izi yubile turimo tuzibyaza umusaruro. Tuvuye muri yubile y'impurirane, turi muri yubile ya diyoseze, ubutaha turi muri yubile ya paruwasi, tubibyaza umusaruro, bisige bitwubakiye. Yubile izatubera igihe cy'imigisha, igihe cyo gutera imbere mu kwemera, igihe cyo gutera imbere mu kwizera, igihe cyo gutera imbere mu rukundo, igihe cyo kurushaho kwiyubaka ku mutima no ku mubiri, maze koko Gikondo yacu tuhubake ingoma y'Imana n'abandi bose bifuze kuhagera no kuhatura. Hari abakristo bibaza niba kubera inshingano nshya muhawe bazongera kubabona vuba muri iyi minsi y'intango y'ubutumwa. Ese buriya padiri provincial mushya azongera kutuba hafi, azongera kudusura wenda nk'icyiciro cy'abasaza, azongera kutugira inama nk'urubyiruko? Barimo kubyibaza cyane cyane mu intangiriro y'ubutumwa bwanyu, babamara izihe mpungenge? N'ubu tuvugana nje mvuye gutanga amasakaramentu y'abarwayi, ko turi muri gahunda y'igisibo, iteka ryose tuzenguruka mu ngo dusura abarwayi n'abakecuru, tubaha amasakaramentu y'abarwayi. Naho niho mvuye, bamwe bambonaga bakishima, tese turacyari kumwe. N'ubundi ndacyakora ubutumwa bwanjye hano i Gikondo. Ntabwo nzakunda kuba ndi Gikondo iteka gusa, ariko igihe cyose nzaba mpari ntabwo nzibagirwa nyine bwa butumwa bwiza bwo muri paruwasi, kuko ndacyari umupadiri. Umupadiri burya uryoherwa n'ubupadiri bwawe iyo uhereyeho n'abandi, ugiye gutanga amasakaramentu, ugiye gusura abarwayi, ugiye muri ibyo bikorwa byose by'ikenurabushyo. Uko nzajya mbishobora kose rero nzajya nkomeza kwifatanya n'abakristo ba Gikondo, kuko niho mvana ibyishimo byanjye nanjye kumva ko ndi padiri, kandi bikazantera n'inkunga yo kuryoherwa n'ubwo butumwa bwanjye bwo kuba umuyobozi. Turabashimiye ko padiri provincial, tubashimiye umwanya mwaduhaye. Inshuti bakuze mwadukurikiraga rero, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu twari twajyanye na padiri provincial, padiri Jean Pierre Nsabimana Mihigo, provincial mushya, kugira ngo niba hari ubundi butumwa mbere ko dusoza bitajyanye wenda n'ibibazo nabajije, ubundi butumwa bifuza kugeza ku bakunzi bacu badukurikira kuri YouTube channel cyangwa se ku bandi bakristo muri rusange, mwabutanga. Ubundi butumwa rero nasaba nyine mwebwe mwese mudukurikiye, mwebwe mwese mutwumva, n'isengesho. Basaba isengesho kugira ngo nimuduheke mu isengesho, kugira ngo ibyo tuzakora byose ntituzabikore nk'abana b'abantu gusa, ahubwo tuzayoborwa n'abaho mutagatifu, aho mutagatifu azatwiyoborere, tubashe kumenya ugushaka kw'Imana mu butumwa bwacu, tubashe kurushaho kumvira ijwi rya Nyagasani. Ahasigaye koko ubutumwa bwacu bube bwo kubaka ingoma y'Imana mu bantu, bube ubwo kurushaho gushimangira ukwemera, kwizera n'urukundo mu bavandimwe bacu, kandi ibyo dukora byose bizadufashe kurushaho nyine kubaka iyo ngoma y'Imana aho turi hose. Natwe tubizeza ko aho tuzaba turi hose ni ubutumwa bw'isengesho, tuzaba tubaheka mu isengesho, tutakambira Imana Nyagasani kugira ngo ikomeze kudutagatifuza, maze koko ubuzima bwacu bukomeze kuba igisingizo cy'Imana, kandi burusheho kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Murakoze nyakubahwa provincial, kandi natwe turabashimiye, tubashimiye ku buryo bwihariye uburyo mwabanye natwe. Turavuga ikipe ya YouTube hano muri paruwasi ya Gikondo, twatangiranye ubutumwa butuma tuvuka, mwadushyigikira kugeza n'ubu ngubu. Tubashimiye inkunga mwaduhaye haba mu bitekerezo ndetse n'uburyo bufatika kugira ngo YouTube yacu ibigeze aha ngaha. Dushimira rero
n'abantu bose bagiye badukurikira, tubizeza ko uko maze kubivuga za nyigisho zanyu batazazibura, rimwe na rimwe bazaza bazibona kandi natwe twishimira kuzakomeza kubagezaho impanuro n'inama mudahwema kutugira. Nshuti y'abakunzi mwadukurikiraga, tugeze ku musozi w'igitambo w'ikiganiro cyacu, tubashimiye cyane cyane mwebwe mwakoze subscribe, tubashishikariza gukomeza kumenyekanisha iyo nkuru ntimuyihererane, mukore share, mukore like, ubundi muduhe ibitekerezo kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bibageraho. Dushimiye rero kandi twifurije Padiri Provincial ubutumwa bwiza, tumushimiye umwanya yaduhaye mu butumwa, mu ntangiriro z'ubutumwa bwe, tuzi ko bitaba byoroshye kuyobora intara nk'iyi ngiyi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'Ububiligi ndetse n'ahandi, tujya twumva mujya no mu Bufaransa. Twifurije ubutumwa bwiza kandi Nyagasani azakomeze abahunde umugisha kandi abafashe, abatere imbaraga zo kugira ngo murangize inshingano umuryango wabahaye. Murakoze rero, ibyo byose twabiragiza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo tumuragize ari ubutumwa bwacu tugiye gutangira, tumuragize ubutumwa bwa Kiliziya muri rusange. Umubyeyi Bikira Mariya i Kibeho yaratubwiye ati nimusabire Kiliziya amakuba akomeye yari ayitegereje, ariko kandi mukomeze mwishyire mu maboko y'Imana. Yezu Kristo yabitubwiye ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Reka rero umubyeyi wacu tumuragize ubwo butumwa bwacu, ndetse tumuragize Kiliziya yacu, tumuragize n'ibyo byifuzo byacu, akomeze kudushyira mu gishoro cye gitagatifu, maze imigisha y'Imana ikomeze kutumanukiraho, kandi ibyo tuzakora byose bizaduhesha icyubahiro, bizahesha Imana icyubahiro. Tubisabe tugira tuti ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bikira Mariya utasama mu cyaha, Urajya udusabira twese abaguhungiyeho, umwamikazi w'intumwa, dusabire. umwamikazi utabara abakristu, Dusabire. umwamikazi ugira inama nziza, Dusabire. umwamikazi wa Kibeho, Dusabire. umwamikazi w'amahoro, Dusabire. Yosefu mutagatifu, Dusabire. Visenti Paruti mutagatifu, Dusabire. bazina bacu batagatifu, Dusabire. batagatifu namwe batagatifikazi b'Imana. Mudusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe, Nawe kandi muhorane. Imana ishobora byose ibahe umugisha, ibarinde kandi baragire. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tugume kandi tujyane amahoro ya Kristo.